mudamu ukuntu yanganaga amuca umutwe n'icyuma gishyushye mwibaza ubwo bubabare umudamu yaguyemo. Duzi ikintu kirenze ntibigutangaze nk'uyu mugabo afite nk'impapuro ajya ku mubisikologe ko arwaye mu mutwe. Ni ukuri bakazamufungura ni izina ry'Imana. Hano hari umunyarwanda wafashe inyundo ayikubita umugore we mu byumweru 3-4 njya mubona atembera uwo mugabo. Iyo mubonye ndirukanka. Yafashe inyundo akubita umugore we aryamye arapfa. Hano byaravuzwe cyane cyane, nirwo rupfu rwavuzwe w'umunyarwanda. Polisi yaraje iravuga ni jenoside, ariko mu kwezi kumwe uwo mugabo kumbe ngo yari afite impapuro zo kujya ku bisikologe akamuvura mu mutwe ngo stress. Umuavoka we ese bijyana izo mpapuro. Ntibigutangaze n'uyu mugabo agasubira no mu kazi. None nyuma yaho ntasubira ku bisikologe akamubwira ko bitangiye kugabanuka. Bikatangiye kugabanuka uko bagenda baganira akamubwira ati ubu wajya no mu kazi warakize, ya projet yarayirangije. Ntabwo ushaka kudiminuye volume hano ni muri boîte. Ndumva ibaze vraiment burayicaranye bafite hano simbizi pe, sinumva uburyo cy'umuntu afata undi muntu akamwica. Umuntu aragukubita rimwe kabiri kuko udacaho. Niba polisi yakwimye amatwi, uyu mugore Claudine yakoraga, wagiye no kuba muri studio ariko ukayibamo ko byemewe. Hano iyo ukora wemerewe kwitunga, nta kibazo. Uba waravuye kuri party y'umugore uyu mugabo wawe, uba ubasha kwitunga. Ufite uburenganzira bwo kuvuga ati uyu muntu andaza inshinga, sinshara gusubira mu rugo atanyica, pointre, ndakora nditunga, biremewe. Ukagenda kure y'ibirometero 100 ukajya kuba nk'Icyangugu na Kigali, bitwaye iki ariko ukarokora ubuzima bwawe? Abana bakajya mu mategeko bakabahibwa ibihe, muzaba ujuza kubareba abana, ariko abana ntibazi wawe, mugahurira nka za station mukajya guhurirayo. Nimubonane nta kundi nukuvuga ngo ikintu kiriko erega isuku igira isoko. uriya wishe Jean d'Arc se iwawe barishe? Ntago bishe, reka ntibazi na jenoside kuko yishe umugore we. Ni ibintu abagabo bahanga bishizemo ngo nagutanzeho ibi, nagutanzeho ubuzima bwanjye, amafaranga, ikofi. Nibyo nirirwa mbwira urubyiruko, nshuti yanjye, uwo muntu ukoherereza amafaranga akakwishyurira inzu, akakugurira iyo modoka, akamanuka akaza agakora ubukwe, menya ngo uzamwubahe, ntuzaze kumuha hano stress ituma akora ibidakorwa. Aramwishe bro, ariko ikintu ngewe ntabwo ikintu cyanteye ubwoba kurusha ibindi uburyo yamwishemo, gutwika icyuma. Yafashe icyuma gishira kuri gaze bro, aragishyushya, yashuhije ngo ibyuma 2. Umugore amurusha imbaraga, ni ikigore cy'igisore. Umugore yamurushaga imbaraga, urabibona, urabona ko umugore yageze mu Bubiligi, mu Bufaransa ararya. Urabona bishoboke ko n'uriya mugore yamutimburaga, nuko atazuka bitubwire kuko ni igisore. Umugabo agaceceka kavuga ati reka nkore plan B, ubwo mukubita nawe akansubiza. Niko ntekereza, ariko niko nkeka.
reka nkwereke muhengeri avuye ku kazi ku ananiwe cyumweru avuye ku kazi arushye utuzi twangahe uratuzi utaha ubabwa ntibazavuge ngo hano ngo hano ariko birirwa bavuga ngo hano abantu bacana inyuma gute ko mbona bose bataha imigongo yacitse wacitse babikora ryari aya gucana gucana inyuma byo ni ukubeshya ni yagucana imitima mibi hano uburyo hano bakora hano uburyo hano abazungu babakoresha no guhaguruka banza kadahaguruka ibaze birazwi hano birazwi baravunika cyane ku buryo badashobora kurongora wenda wasanga arongora nko ku nka samedi cyangwa dimanche kurongora se arongora imeze gute wenda ko ashiraho akavaho yagupfiraho umunaniro ni tapu sikirini ikiriho nta kubahana kuriho hano ntacyo kuko iyo wubaha umuntu ikiremwa muntu ntabwo ucica ntabwo ufata umuntu umwica iyo wubaha umuntu ni ukuri ntabwo abantu banga bubahana yumva ko solution kwica kwica byabaye kwica pe noneho erope noneho biteye ubwoba umugore uguha umupuri buri munsi ugupfumbata umupuri kandi umugore ugira gutya uko byagenda kose umugore ni uw'agaciro bro uko byagenda kose kuko itegeko ryasohotse umugore yubahwe kuko umugore ahabwa ijambo abagore baravunika abagore baravunika njye mbona hano abanyamahanga ikintu baturusha ni kimwe sibyo kumva uwo babana niba ngewe mvuze keza nkavuga ati ngewe iki kintu singishaka iyi pano singishaka abyumva gutyo ntabwo ambaza excuse no nyine amubwo burenganzira bwanjye ikindi nibasanze ndi kwibyinira umuziki hano ndi kureba filime amu burenganzira bwanjye ariko abandi twebwe uko tubaho dufite ubuhahara dufite umwana yanjye we ntabwo ushobora kunyubaha guhora unyurira kuba mvanyaha nicyo kintu wankuyaha ibivugwa ko n'abagabo bisigaye bimeze nabi umugore ngo afata umugabo akayakanda atayakanda akadumutesha umutwe wirirwa umutesha ntabwo reka umugabo yageze hano abashaka cya cyubahiro cy'ikigali hanyuma uko agira intebe imwe uko bizi hano birahaba ko agira intebe imwe gute bishatse kuvuga iki byo bya byubahiro ibyo byubahiro rero nibyo bagomba gusigaho mu rugo hano bahaza bagaciringa bakagira umuryango bose bakangana ni ukuvuga ngo aho ngaho ikibazo ni uko abagore baba bashaka kugira ngo abagabo bangane nabo urumva hano umugabo wahanga ukuntu aba ashaka sirita w'iwacu umugore umunyarwanda akaza ashobora kuva muri materineti umugabo agabwira umugore we ngo ajye kumuha isahani oya ariko ntukabeshyira abagabo ariko bene wacu turaziranye ese ubundi kuki badashaka bari hano kuki baza gushaka iwacu bamanuka ni uko bazi ko hano umugore wa hano yarisobanukiwe azi agaciro ke uwo bazashakana azamukundira ku gaciro ke anamwubahe uravuze ngo twebwe abagore bo mu Rwanda ntabwo bazi agaciro kabo se ko baha abagabo babo kandi bakabana amahoro umva nkubwiza ukuri bro araza akamwubaha iyo minsi ataratangira kubona akazi
ndi kuvuga mu Rwanda Mm. ko babana amahoro bakubakana ingo, ko bamama banyu babanye na bapapa wanyu. Ntabwo bamama banyu bari bazi abo agaciro. Ari ku 5,000 ndi ku 2,000 ndatsindwa mpita ngenda. So kuri Twitter amakuru nayo nguko uko bimeze. Inkuru ya Ngoboka bibabaje kuko yamwisha urupfu rw'agashinyaguro. Yamucunze umudamu waryamye, abana basinziriye, abana bafungirana mu cyumba, aragenda afata icyuma aragitwika kiratukura. Araza ku gikanu cy'umudamu we aragikata n'icyuma gishyushye, igikana gitwara muri saro. Umutwa utwara muri saro. Awusiga abana babyutse basanga umutwa wa mama wabo muri saro. Arangije afata inzira aragenda ajya kubwira murumuna w'umudamu we, banyuranye muri Mayotte. Aramubwira ati genda urebe umutwa murukuru wawe muri saro maze kumwica. Muri kumva icyo kintu? Murimo kumva ibyo bintu kweli? Ariko amakuru uko turi kuyumva ngo abanyarwanda bari baturanye n'uyu munyarwanda Ngoboka Claude na Claudine Ngoboka cyangwa Claudine Dusabe, ngo aya makimbirane bari bayamenyereye ndetse babakizaga umunsi ku wundi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, uyu mudamu yari yaratanze ikirego kuri TikTok, mufate musumba zose. nakohereza umushoferi. ntabwo papa we yamurushya bita kubera iki neswa dupfaraho hirya. mubwiye ko ngiye kureba ibogari yahita agira ubwoba. Ejo bundi uriya mu Bubiligi twabonye ko uriya mu Bubiligi twabonye kuri amugabo yarabaze no kwibwira n'abaturanyi be ko azica umugore we n'ukuri kw'Imana. Jesus Christ. Mwe muri kugarura izo mbariga zanyu mutari gutapinga. Ntabwo Godfather nababwiye ko ntabwo nkeneye audience nini idafite akamaro. Kuba muri abantu 500 niyo mpamvu live nyivanyeho, to have 500 people on my live without tapping, kugeza igihe bashobora no kumanura account yanjye ndayifunga. Do not come here. Nayifunze. Niyi ngiyi niba muri buze ntimutapinge kugira ngo mbashe gukina aya majwi, nayo ndayifunga. Ntabwo Godfather ahantu ntandukaniye n'abandi, ntabwo ngiwe nkangwa n'umubare w'abantu. Kuba muri benshi nta kintu bimaze. Bagore, nubona umugabo mumara 1 week mutavuga rumwe, yaho wirukanye ndapfuye. Hano muri comment bati bagore nubona umugabo mutari kuvuga rumwe icyumweru kigashira, urwo rugo ruvemo wirukanye, hunga. Ibi ngibi ndababwiza ukuri, niba ari ikintu tarabasha kumenya, ikintu bita diaspora. Iyo muri ntabwo ari mu ba minispora, abantu muri Europe, kwica abagore bafashe hasi hejuru. Kuri TikTok mutapinge screen, nje nababwiye ntabwo nkeneye igobe, nkeneye abantu bazima. So Ngoboka hano niba mfashe live twumvikane. Niba mfashe live y'abantu 500 nkayimanura, niyi ngiyi ndaza kuyimanura. Ntabwo dufata nkeneye audience y'abantu benshi cyane badafite akamaro. So twihute. Mbere yuko nongera guhamagara, ndabona nimero ya murumuna we namaze kuyibona. Niwe muntu wa mbere Ngoboka yabwiye, dore nguyu Claudine wishwe, nguyu Ngoboka uvuka Inyamirambo, mureba ko ndebere umugabo n'ukuri kw'Imana. Ariko arasa n'umwicanyi tu. Arasa n'umwicanyi pe. Nguwo. Arasa n'umwicanyi n'ukuri kw'Imana. So fata umudamu mbabarira ugafata abana nk'aba ngaba, ndebera bano bana ukuntu ari abana beza bro, ndebera bano bana n'izina ry'Imana bagize imfubyi nyakubitwa n'inkuba. Ndebera bagize imfubyi. Jesus Christ. What's wrong with people? Umudamu yaramaze kwiyubaka, amaze kumera neza, none aramwambuye ubuzima, aramukumbanije sha, aramwishe n'ukuri kw'Imana. Aramuhitanya, mwambuye ubuzima, aramwishe. Mutapinge screen. So kuri Twitter, kuri X, inkuru niyo,
abandi muzi gusoma, you have to go there, you check on mugende mucekinge ku binyamakuru by'abafaransa, mujye mufata umwanya musome, then get out here. Mujye mufata umwanya musome, mujye mufata umwanya musome. Ndakuzamura abantu batari gutapinga screen. Mujye mufata umwanya musome mumenye amakuru, bizajya bibafasha. Buriya mu gitondo nubyuka ujye ufata ikinyamakuru cyo muri Afurika, urebe uko Afurika yaramutse, ufate umwanya ujye mu binyamakuru by'i Burayi umenye ukuntu Europe baramutse, ufate umwanya ujye mu binyamakuru byo muri Amerika umenye uko baramutse, ujye muri Swede, n'ibinashoboka ujye mu binyamakuru bivuga ku nkuru zo hanze. Ubwo ni muri NASA. Samia uti nkuzamure, hari ikintu waba ufite cyo kuvuga kuri iyi nkuru? ndakubwiye nzamura unyishyure. Ariko ntukavange please ntukavange, turi mu nkuru nk'izi ngizi, ndagusabye please ihangane. Jesus Christ. Musharinge live ariko abantu bafatika. Dusabe iruhuko ryiza, dusabe Imana ikwakire mu bayo, nta kindi nakubwira. Imana ikwakire mu bayo, nta kindi navuga. Naho ibya diaspora na za communauté babamo, ibingibi byo ngiye naje gusanga ni yare. Kuri Twitter inkuru niyo, Ngoboka uvuka Inyamirambo, Jean Claude yivuganye umugore we Claudine Dusabe cyangwa Claudine Ngoboka, bari bafitanye abana 3, akaba yamwishe urupfu rw'agashinyaguro aho yafashe icyuma gishyushye akamukataho umutwe, yarangiza akajya kubibwira murumuna we. Abakeneye amakuru arenze aya kuri Twitter ndabasaba kujoininga urubuga rwa TikTok, niho inkuru igiye gukomereza. Mugire umunsi mwiza. Kuri Twitter nkaba ndabacitse, bitubwire. Ariko shayi inkuru yakubabaje, umva Erika, inkuru yakubabaje pe, inkuru yagushenguye uko biri kose kabisa. Inkuru yagushenguye ntabwo ari gusa. Abantu banga hamwumiwe. Kuki mwumiwe? Ntegereje kugira ngo inkuru nyibonere uburyo. Mutapinge screen tugende tugereyo. Mutapinge screen, haracyari kare ariko mutapinge screen. Mutapinge screen, mukunda inkuru mbi gusa. Mukunda inkuru z'abapfuye. Mukunda inkuru, ndaje mbazamure mu kanya. Mukunda inkuru mbi. Patrick, Yaro, bonjour, mukomere. wakomera gute ko mu Bufaransa mwamaranye? Ibyo mu ngo so babivamo. Sinzi, nabonye abantu bose babyuka banyoherereza ngo no mugabo yishe umugore we. Ibintu ibi bisigaye biba mu Banyarwanda, sinzi ibyaho niba arisha Bari amashitani. batuye mu buhe mujyi ko nawe utuye mu Bufaransa? Ndo no muhungu se cyangwa ngewe? Wowe wese ndashaka kumenya aho utuye ngo bikoze iki. Okay, ntago nzi aho atuye. Nabonye abantu bose babinyohereza hirya no hino. Nanjye nta makuru mfite. Mbonye ashatse nayabona ariko ntabwo. Mu Bufaransa niyo mpamvu abantu bicana bari kwica abo bashakanye.
ubwo ibyo bigozi ibyo by'ingo z'abantu ubwo wabimenya. Ariko aho bigera umuntu aho yica umugore we ni ukuvuga ko biba byagiye kure. Ntawamenya impamvu. Yaratiyo Okay, iyo ndahazi. Romari zamuka. Romari Kiwanda zamuka. Ngwino umpa amakuru. Shyiramo request. Romari shyiramo request. Okay. Mutinga gato. Wo minani wo mu Bubiligi, wo mu Budage mutinga ikindi. Mutinga mic yawe. Aha, Romari kibiti. Allo? Ni byiza gutaha. Uherereye he? Ndi mu Bubiligi. Ngaho mbwira, mu Bubiligi nawe bazakwica. Twagiye. Banyica he ko nta rugo ngira. Amakuru ufite nayahe? Nkeneye amakuru y'imvaho. Amakuru mfite ni uko amenshi bayavuzeho, gusa icyo nzi cyo nuko uriya mugore yatanze ibirego 2 muri polisi arega iby'ihohoterwa akorerwa mu rugo, polisi ibirenza aho twatsi. Ibirenza sasa nkusubiza mu rusaku gato, suva mu rusaku. Reka mve mu rusaku gatoya. Patrick Manuka nta makuru ufite. King Manuka nta makuru ufite. Abantu mudafite amakuru nk'umwanya, bankeneye abantu bafite amakuru. Ibintu byo kujya muzamuka mukunda kuzamura imbaraga zanyu mudafite amakuru. Nangwa nawe twagiye. Ase wavuye mu rusaku wa mugabo. ahubwo Sinaruvuyemo subira cyarwumva. Nibwo rurimo rw'inzu. uzandi makuru atugezeho Kinga. ngo papa uriya mugabo ngo yari ngo prefe wa Nyarugenge ngo afungiye Arusha. Ndabizi, nanze kubivanga. Nanze kubivanga, urukumva hano hari igihe ushaka kuvuga amakuru, nanze kubivanga kugira ngo bitaza kusoundinga nabi. Urimo kumva? Erika, amakuru bampaye nanze kubivanga. Kuko urabizi ibintu byahangaha abantu baravuga ngo connecting dote, ariko amakuru yuko kubafungiwa niko bivuga. Niko bivuga. Ikintu kimwe ariko ngeraho ko ari umugenocideri. Ko biteye umugore wawe nanze kubivanga kugira ngo abantu batanyumva nabi, ariko ntari mpamvu yo kunyumva nabi, niko bimeze. Ise yari perefe, mbaha amafoto ye. Kiri amafoto ye hano. Ntabwo nshaka gukonekitira. Nanjye bayampaye. Nyoherereza bifite niba niyo mfite. Please yampe. Komeza Roma twagiye. Okay, sinzi niba noneho uri kunyumva. Narimo mvuga ngo uriya mugore yatanze ibirego 2 kuri polisi avuga ihohoterwa akorerwa n'umugabo we, ariko polisi ibirenza aho twatsi nyine nk'uko babivuze. Polisi zinaha kugira ngo zizite ku mwirabura, kereka wenda bagiye ufite nk'amaraso cyangwa se ugagenda ugaterayo urusaku. Muri wa mutima rero w'Abanyarwanda badakunda gutera hejuru cyane cyane ku buyobozi, hari igihe biyifata ntibaharanira uburenganzira bwabo. Polisi icyo gihe rero yumva ko bidakomeye. Ubwo rero umugore niba yarabonye polisi biteye ko twatsi akahita avuga ati noneho reka mpebere ubwaje n'ubundi naretse iwacu, none dore aho bitugejeje, ubu turi kubika. Uyu musore rero nubwo nanze guconnectinga Erika, uyu musore papa we ni yabayeho perefe, afungiwe Arusha mu byaha, afungiwe Arusha yakoze jenoside.
abanyavorine. urumva ayo ni amakuru yo ari kuya Ni umuntu yampaye w'i Kigali kavukire. I know. Biteye ubwoba, ubwoba, biteye ubwoba, nta n'icyumweru kimwe koko. akomeje kunzengereza n'urusaku wari ukoze ku makuru wari unzanye ariko urusaku rwawe rukomeze kundya mu matwi Nta n'icyumweru kimwe, nta n'ibyumweru bibiri bishize. Jean d'Arc aciyeho. N'uyu nguyu noneho nta hantu ugenda isaha imwe n'igice. Ugafata umugore wawe ubyaye umwana umwe, ubyaye umwana wa kabiri, bafitanye abana 4, akana gato gafite imyaka ngo 5. none ako kana gato kazarerwa nande? Ubu satani yateye agatebe, ntituzi aho yagateye, tuzagende tukamanure. Yahagurukiye amakupure, sinzi uko nabivuga. Kuki umuntu adashobora kumva undi muntu? Kuko tumva ko ibintu byose ariko ubundi bibaho. Ibintu bibaho. Niba umugore wawe yakotoye, bibaho, nawe wakotora. Bibaho. Ariko basaza bacu agira intebe imwe, umugore ntame icyubahiro, ariko icyo ubundi urugo na ambiance ni mu rugo. Icyo cyubahiro ushaka iwawe ni iki? Njyewe njya mbona hano Pakistan abajyanye utwana twe n'umugabo n'utwana twe mu mvura ku ishuri, urumva umugore nawe yasigaye akora ibindi, yagiye mu kazi. Ariko uwacu umugabo ngo yicara amuzanira ibyo kurya, umugore yoza ibyombo, akorope, aheka uwo mwana. Muri aya mahanga nawe uzi ntiwayasariramo. hanyuma nawe umugabo aje gukoboka uri kukibagirwa. Umugabo agenda amasaha 70 apfa tumare apfi, atunga imiryango yasigaye mu Rwanda, atunga iwabo w'umugore, atunga iwabo w'umugabo, atunga urwo rugo. Oya, uri kubyirengagiza ibyo gutunga imiryango iza nyuma, mwege mwarabanje kwiteza imbere. Ubwo se wajya guteza imbere abandi utaratera imbere? Ntabwo bibaho. Kandi biterwa wenda na famille na couple kunibayeho. Ariko majorite kutubahana bihari, nta kubahana guhari. Ntako. nta kubahana guhari. Niba ari kurambirana, kubanza abana narambiranye. Ku buryo ushyushye ibyuma bibiri. Bibiri byo biteye ubwoba, ibingibi by'inkuru oya. Bro, ntabwo uri kumva icyo kintu. Ni gute umuntu apangira undi ngo ndakwica, ndagukuraho, ntuzongera kugaragara. Yego ko mwana, ntabwo uzongera kugaragara kuri iyi si. Wahabutse nawe umva ko n'ubwenge. Nahabutse genza noza amasahani vuba vuba, nza nkoropa vuba vuba. Ngo iki? Nagura imeza vuba vuba. Shwi. Ariko je ntabwo wandeba ijisho rimwe ntaragera. Naba nahinduye umujyi. Oya. Ariko uwo mugabo waza kunkubita n'umugabo nyabaki gute? Kwa mugani. Nibazagira umuntu niwe wiyicisha. Ntago nakwihambira ku muntu. Erega iyo urukundo rwanze rwashize ngo dufada biragaragara. Iyo umuntu yakurambiwe buri munsi nihe yasi hejuru ntibazakubeshye. I know. Iyo abantu barambiranye niyabura amafuti mupfa n'ibiyiko. Mupfuta ibintu bidahari. Kayaga nge buriya ndamwemera. Uriya waririmbye Maguru ndamufana. Yarabirebye acaho. Nkunda umuntu ureba ibintu ko byaba ari ibibazo agafata akamarete kagasohoka. Yarahunze aragenda. None se sameze neza se?
ntihazagire umuntu uzamuseka. ntabwo ameze neza ate. Ariko ariho hari inkuru twumvishe yo kubika Wapi? none agenda abeho ubuzima nk'abandi bose, ariko ntazice umuntu wamubyariye, ntazagaragaze imaje mbi ku bana be. Erega iyo ufite abana uba warafashije Imana kurema, si byose abana baza kugenderaho. Buriya bari abana, reka nkubaza, bazatinya kwica? Bazavuga ati na data yarabikoze, bakikoma mu gatuza. True. None se uwiba yigisha uwo ahetse. Kayaga rero yarigendeye aravuga ati abana ngiye ku kazi bayi ni Kanombe. Abana be baravugana, ejo n'ejo bundi abana bazataha bazi Kigali. None we yarebye kure, uwundi apanze ibyuma bibiri, urafashe ukuyeho ijosi. Kuyeho ijosi no kuri kw'Imana. Urangije ugiye kureba petite sere we, uramubwiye ngo nishe mukuru wawe. Umva iyo ijwi, izo mbaraga. Ariko izo mwana yanjye Bararakaye akajya kubimubwira mani, nishe mukuru wawe. nishe mukuru wawe. Bikurusaba imbaraga nabyo. Reba bageze hariya, rega bigenda neza, bose babona akazi, ubuzima bugenda neza. Urumva ngo dufada 2020 bakora ubukwe dote, urumva 2020 bakoze ubukwe. bakoze ubukwe, ibintu birashyuha. None kubera ko urukundo wamukunze 2020 ubu ngubu wumva ko warutesha agaciro, Nyuma y'imyaka 5 karutwa. wamubwira ati rero erega tuzi abagabo benshi, rega ni Kigali aho ngaho, nshobora kurondorera abagabo banazwe b'abakire bataye ingo, Bakahukana. urumva. Akagenda agafata abana biwe akajya kubareba, bagasuhuzanya, we na mama we bagasekana nta kibazo, kugira ngo abana babo batagira stati mbi, bakurana badakurana imijinya, kuko abana ntabwo baba victime y'ibibazo byanyu. Couple nyinshi Kigali, abagabo benshi nta mugabo uryamye, bose ingo byaranze. Hari n'abaryama bakicuza impamvu bashatse imbere. Ubana n'umuntu akakunanira, imico yiwe niye ntihuze, ingo z'ubu ngubu ni imiguruko, nta muntu utuje. Inzara ni ibibazo, ngo akazi karabuze ni ibibazo, ingo ngo ni ibibazo. Nose ubu bizagenda gute? Mungu wangu. Anyway, Nume ngayo nguko mureke tuhebere urwaje. Urukumva abadiaspora muri aha n'abagore muri aha, mugende mujye mushaka mugure n'ubundi gukodesha no gukodesha. Mujye mugenda mubane ahantu habiri hatandukanye. Umurongoro musigi Kigali wigendere, uje ugenda ujye kwibanguriza. Niba uri umugore, niba uri umugabo, ugenda urongora ugaruke. Nibwo buryo bwonyine, nibwo buryo bwonyine, nta bundi buryo mbona. Mana yanjye, ngayo nguko iyi nkuru reka tuyirekera aha ngaha. Nta kintu ngiye narenzaho, inkotanyi nkayo nuko nta kindi. Uyu mugabo rero muri kureba, uyu mugabo bamwita, kuko nari maze kubibabwira, uyu ni umuhungu wa perefe, uwahoze ari perefe ya Nyarugenge cyangwa muri perefe ya Kigali, perefe w'umujyi wa Kigali. Uyu nguyu yari perefe, yari umwana wa perefe w'umujyi wa Kigali. Uyu nguyu ise w'uyu musore afungiwe Arusha. Mana yanjye, afungiwe muri Arusha. Ngo yafashe ibyuma bibiri amuca igikanu. Mungu wangu ugiye muvu.
ngayo nguko ibirenze ibingibi ni inkuru irenze iyi naba ngiye kurondogora. Uru rugabo barwita Ngoboka Jean Claude. I Burayi se sha uyu barahita bamufungura, baramufungura, kumufungura baramufungura.